abajene rero rwose bo kumba nkoranyambaga tubasuhuze aba kuri za TikTok babango mutapinge muri TikTok hari umutaramu wanjye utajya bigaragaza nkunda cyane nubwo ntazi isura ye yiyise izina ngo ni Kabwa uriya mutaramu Kabwa ariko nanjye mukurikira icyanwa Kabwa umuntu atamumenye cyangwa kiri artificial ngira ngo nabanza atari aya muntu wanjye no mujyanama wa meya niwe wanjye mujyanama wa meya mwavuze ya nkuru y'ukuntu ngo yagiye yigeze DPC ngo yigize DPC umwe fande yagarukaga nanjye nkavuga ngo wa wundi uvuga wo mu bigogwe ni wahe nk'ibyo ngo oya uri kuvuga mucuni wowe hari undi witwa ngo ni umujyanama wa meya ngo yasomye kuri Kiwingu ngo yumva yabaye DPC ngaciye hara ku irembo ry'iwacu hara kuri polisi ngaraje ngabwira abapolisi bamwe bari ku burinzi ngarababwira ngo umugende mu mbarire ngo ni bangaye ngo baraye muri kasha aho ngaho noneho ngo umutarama bati se oyo muntu wambaye amakabutura uno ni DPC kwe mwana na discipline y'abapolisi bavate ariko byagenda kose wasanga banamuhinduye nta wamenya akaba yambaye civile reka twubahe oda ni oda aragenda ajya kubara wa mutaramu kwa kunda kabeho kagenda kamukubita ziba zimushizemo yibuka ko yagiye kuri polisi ariko mbere yuko yitekerezaho yarabaze umupolisi amubwira ko arimo 39 yagarutse kuri abo yataremo imfungwa 39 abantu barimo boss 39 eba noneho ngo gitangira kujyana kiba tayari arabagatubwo mu bare 40 atubwo ni 40 nanjye mu 40 tubwo nanjye ndimo nabyumvisha sha afana kagarutseho ngiye nsubira inyuma sasa nagiye kukareba ariko agira udustori twiza cyane mu bane utikana wa meya ariko fandera ari gusubira ariko na fandera utikanga burazi kuganira bumva ni strategy ya communication kwera ko abantu benshi numva message ibigomba kujya ku dushime na polisi y'igihugu basigaye bakora ibintu message ibigomba kujya ku rubyiruko bafite team ya media ikomeye cyane team media na communication ya polisi iri hejuru n'abandi benshi baguha ubutumwa uko akundi bavugaga ngo ubutumwa ngo mu rurimi wumva niba ari ubutumwa bugenewe urubyiruko ubutumwa mu rurimi rw'urubyiruko babuzana mu rurimi rw'urubyiruko kandi aho bashakira ukababona rwose polisi rwose polisi y'igihugu cyacu imeze neza aho ngaho mukomereza aho ngaho kwigira ababureaucrate abantu bakagenda bakaryama mu biro wagira ngo amakuru aba ari ayacu amakuru ntabwo ari ayacu amakuru ni ay'abanyarwanda ubwo rero niba urwego nka polisi turushima kuri icyo kintu n'izindi nzego zigiye zitandukanye kandi ari inzego zikomeye ubwo n'abandi bakagombye kubafatiraho urugero rwiza ubwo abo tuvuga bariyumva abatabikora neza bikosora ubwo benshi bakumva bene uko bimeze ejo mu kiganiro n'itangazamakuru umukuru w'igihugu mwabonye umu content creator wo muri Kenya Crazy njye mukurikira kandi waheruka gukora ka kantu avuga kuko abaturage bafata ba perezida babo ubuzima cyane akanerukaga n'akame ka transport uburyo ibimeze amaze iminsi akora content zinavuga ku Rwanda urako no muwingo yaravuze ati ngewe ndasubira Nairobi njyanye ifoto rega biriya nabwo ni uburyo bwo gutekereza content biriya nabyo bikoreka n'abantu bazishaka ariko batatekereje ako kantu baba bashaka ngo iyo utekereza content ureba ngo timing ni iyi content nakora na timing yayo ni iyi urebe nuvuga ngo urebe content ibihe byegerezaga iki kiganiro harimo izo content zifite aho zihuriye n'u Rwanda urukumva yitwa Crazy Kenna umusaza aravuga ati dukora isuku hano tugenda dusohokana imikubuzo n'iki atari kabanda raho yati akabandi bisuku nawe akerekana uburyo iyo bavuze isuku bigenda ariko ntabwo namwemeye yaramisinze uriya mu content creator wo muri Kenya kuba mu bihugu byose yashyize atarashyizemo hakurya kwa Uganda ntabwo nanyuzwe yashyizemo Afrika y'Epfo Nigeria ashyiramo Tanzania ariko kuba atarakizemo Uganda ntabwo nanyuzwe Uganda bihorere bahanganye na sida ngo bamereye nabi Kampala iravuza ubuhuha ariko none Sirimu je nabonye imibare bro mwe muraseka nabonye imibare ngo bandura buri cyumweru Kampala teye ubwoba seze kureba Sirimu hari hano urugamba rukomeye Kampala je mbamabwiza ukuri umuntu uzishora Kampala agomba kubimenya abantu ngo Sirimu iravuza ubuhuha tutazajya kwirebera oya magere nimusambane mujye gukora ibintu bavuze ngo uzishora Kampala nimunasambana mujye mwibagakingirizo kuko rwose ngo Kampala sida ni ikibazo gikomeye cyane hanyuma twigire rero muri siporo tuba tutunga amatoroshi mu buzima busanzwe no hirya no hino nabyo biba bikenewe tujya n'inama muri rusange
tujye muri igihe kimwe nigeze kurya uburoko bw'amabwa nzira kwiyita DPC kubera inshuti mbi. Hari weekend ari nimugoroba njya gusura abajyama b'inshuti zanjye, ngeze muri geta ahantu baba bagura ububyeri turanywa turenjoyinze aho ngaho, ariko ntazi ko bacomoka mu nzu. Hashize akanya mbona batangiye gucoma, baba baranyongoje ngo kururaho wumve. Ndababwira ati mumbabare rwose ibi ntabwo njye mbishobora pe, byarananiye. Barakomeza barampendahenda, ariko kubera isindwe ndemera mba nkwezeho ntangira kwitsamura. Ntangiye kwitsamura barambwira ngo impamvu witsamuye ngo nuko ukuruyeho rimwe, ngo ngere ukurureho. Nkuruyeho hashize akanya mbona ibintu bitangiye kumuvinga, ibyari ibumoso bijya iburyo, ibyari iburyo bijya ibumoso. Ndavuga se ko mbona ntazi ukuntu ibintu byahindutse. Barambwira ngo ngurongera umweho birahita bisubira mu buryo. Ndongera nkururaho, nkuruyeho hashize akanya mbona noneho ibintu biri kugenda ngo, mbona amazu, mbona ibiki byose biri kugenda ngo. Ninde wari wabona za nyuguti zikunda kuba tubari kuri za club nini, za nyuguti ziba zikozwe mu matara, ubona ukuntu ziba zigenda zimuvinga ngo. Nuko nabonaga ibintu byose biri kugenda. Barambwira ngo ongeraho, birongera bibe bisubire mu buryo. Ndongera nkururaho, nkuruyeho cyo koza mbona birahagaze, ariko nkabona birimo biratitira, nubwo bihagaze nkabona biratitira gutya. Ndavuga ati wapi ntabwo nongera. Hacize akanya ndavuga ati kanitahire, ndabasezera. Uko nta handi mu nzira ngenda, ahubwo rurimo ruragenda runkora byanyabyo. Ahantu ntaha nca ku kigo cya polisi, umuhanda nyuraho ntaha nca imbere ya polisi. Ngeze kuri polisi numva nabaye DPC byanyabyo, atari ukuvuga ngo ni ibitekerezo cyangwa ni ibindi. Oya, numvaga uko mpagaze, numvaga ndi DPC byanyabyo. Ndangije ndavuga nti mbere yuko ngera mu rugo wabanza nkaca hano ku kazi nkareba abafungwa barayemo, bamwe nkabafungura. Mba ndinjiye, nasanze abapolisi bari ku burinzi, bo bari bazi ngo ni umuturage uje gutanga nk'ikirego. Ndababwira nti bite, bati ni sawa. Ntise abafungwa barayemo aha ngaha ni bangana? Barambwira ngo iki? Nti abafungwa barayemo aha ngaha ni bangana? Barambaza bati urabibaza nkande? Ndabakangara ati we ndakubaza abafungwa barayemo aha ngaha ukabishanya nanjye? Bumvishe mbakangaye baravuga bati ubu ngubu wasanga uyu ngo ari umufande bazanye mushyashya, tukaba tutabizi kubera ko tutahiriwe, tukaba tuje gukora ijoro. Umwe baravuze ngo kanjye kubabara, ariruka ajya kubabara, sigarana n'umwe aho ngaho. Sigaranye n'umwe aho ngaho hari abapolisi bandi bari hirya. Barangije baza kureba, baravuga ati turebe uno muntu uri gukangara abantu. Baraza baranzenguruka aho ngaho. Bamaze kunzenguruka, kakayaga ka ninjoro n'akabeho uko kagenda kanyinjira, mbona ntangiye kuba no, mbona mu mutwe ntangiye kuba muzima, ibintu bitangiye kuba bizima. Urumva ntabwo nayo nanyweye rwinshi. Nkimara kuba muzima mbona ndi kuri polisi, mbona abapolisi banzengurutse. Ndavuga ati karabaye noneho, ubu nibwo ngiye gusobanukirwa icyatumye inkoko inywa amazi ariko ntinyare. Hashize akanya wa mupolisi abaraje, abaravuze ati harimo abafungwa 29. Ndavuga ntiye, arongera arambwira ngo harimo 29. Ndangije ndamubwira nti nubwo ni 30. Baba barambajije ngo 30 gute se 29 na 30 bihura bite? Ubwo nyine nanjye mu nyongereho tubaye 30.